mutagatifu twafatanya uyu murimo w'Imana w'uyu munsi. Reka dusome insanganyamatsiko twatekereje kubaganiriza na Jovanisi. Ni Zaburi ya Dawidi 145 umurongo wa mbere kugeza ku 8, ariko insanganyamatsiko yari kubiye ku murongo wa 4 kugeza ku wa 7. Haleluya, haleluya, amen. Twivuze se dusengera Kacyiru, bamvaga bakomeza kuvuga abo mu Gasita, shora kuba aribo batari batuzi. Dusengera Kacyiru Kanserege, naho dutuye. Dushimiye Imana rero ko idutekerejeho ikatugabira uyu murimo ukomeye ku rwego tutavuga, ariko kubera ko ari Imana iri buze kuvuga, tuyigira icyizere, tuyihaye umwanya. Aba ari umuntu wese uboneka, imbaraga z'Imana aba arizo ziboneka, icyubahiro cy'umuntu wese kibure. Imana yivuge muri iri teraniro. Njyewe ndinde wavuga imirimo yawe? Sinayishobora. Nasanze iriho, nasanze ijuru rimanitse hejuru mu kirere, nsanga amazi atemba, nsanga inyanja zaratandukanye n'ubutaka. Ntabwo nashobora kuvuga imirimo yawe, sinabibasha, ariko umwuka wera yakuvuga akagushobora, kuko murabana, akuzi neza. Turamuhamagaye ngo abe ari we uvuga muri iri teraniro. Haleluya. Sinzi aho ijwi nkoresheje riturutse, sinzi aho umwuka mumeye kuva. Ni uruganda rwa sisiteme mwankozemo nabi, ntabwo nashobora kuvuga imirimo yanyu. Murakomeye cyane, murakomeye cyane, murakomeye cyane. Ukoresheje ijambo uhanika inyenyeri, aho zishyize niho zikiri. Wakoresheje ijambo umanika ukwezi n'izuba, aho wabitegekeye cyagiye niho bikiri. Wategetse amanywa agasimburana nijoro. Na n'uyu mwanya amasaha arimo aregereza ngo bibisikane. Biracyubahiriza itegeko ryawe, wabishyizeho uko ubishaka. N'ubu muri iri teraniro wategeka ubuzima, abari bameze nk'abapfuye bakabaho. Urakoze cyane, urakoze cyane, urakoze cyane. Niwe ufite umwuka no guhumeka. Yobu yaravuze ngo watwitegereza abantu ukisubiranira umwuka no guhumeka. Ibyaremwe byose byapfira rimwe, umuntu agasubira aho yahoze mu mukungugu. Ariko turagushimiye ko wabaye udutije. Korari bamaze kuririmba, ubatije umwuka no guhumeka. Tukuvuge gute? Tukuvuge gute? Tuguhimbaza gute? Ntabwo twabishobora. Muri iri byaravuze ngo uzamura urundi rurimi, uzamura ururimi rwo kubivuga. Haleluya. Mu mubiri ntitwabishobora, ariko uzaduha ururimi. Tukirutegereje reka tukuvuge mu ntege nke dufite. Tugitegereje urwo rurimi reka tukuvuge gake mu ntege nke z'umubiri dufite. Pawulo yavuze ngo niba ingando y'inzu yacu izasenywa, haraba ngo dufite indi yubatswe no mu ijuru, niyo yashobora kubivuga. Ariko duha akanya tuvuge duke dushyikira, duha akanya tuvuge duke twabushobora, duha akanya tubivuge mu ntege nke z'abantu, kandi ubyivuge cyane mu mitima. Urakoze cyane, urakoze cyane, urakoze cyane. Nutarakwizera muri iri teraniro, uwamubaza sisiteme yayunguruye umwuka ntiyayimenya, uwamubaza sisiteme yayunguruye amaraso ntiyabishobora. Kandi abaganga bavuga ko mu minsi 120 amaraso abavuyemo yinjiye andi mashya. Nitwame
amashyi udutera. muri twe aba mwamenyanye n'abatarakumenya, nawe tubwira aho ayo maraso ava batayamuteye n'imbaraga z'ubuhanga bwawe. Urakoze, tukuvuge gute hano? Kukomeye cyane, kukomeye cyane. Hari winginze ngo wivuge wowe, hari winginze ngo wivuge mu mitima. Urakoze cyane. Dusome ijambo ry'Imana, Zaburi 145. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku 8. Tuvuge dukeya tungana n'intege nke zacu. Korari y'abashyitsi Imana ibamugisha n'ubwa mbere mbabonye, ariko muvuze Yesu mu mwuzuro. Imana ibaha umugisha. Mumuvuze nk'umucunguzi, muvuze umusaraba, Imana ibaha umugisha. Mumuvuze nk'ubuntu bw'Imana, mumuvuze nk'imbaraga z'imirimo yo gukomera kw'Imana. Imana ibaha umugisha cyane. Jehova nisi korari yanjye, Imana ibaha umugisha cyane. Mwatekereje gutumira korari y'abashyitsi, numvaga Imana ibaha umugisha cyane. Reka dusome gato twihute. Zaburi 145 1 kugeza ku 8. Haravuga ngo iyi Zaburi iyi yishimwe ni iya Dawidi. Mana yanjye, mwami wanjye, ndagushira hejuru. Nzahimbaza izina ryawe iteka ryose. Nzajya nguhimbaza uko bukeye. Nzashima izina ryawe iteka ryose. Uwiteka arakomeye, n'uwo gushimwa cyane. Gukomera kwe ntikurondoreka. Abigihe bazashimira b'ikindi gihe imirimo yawe, bababwire iby'imbaraga wakoze. Nzavuga ubwiza n'icyubahiro no gukomera kwawe n'imirimo itangaza wakoze. Abantu bazavuga imbaraga n'imirimo yawe iteye ubwoba, nanjye nzavuga gukomera kwawe. Bazibukiriza kugira neza kwawe kwishi, baririmbe gukiranuka kwawe. Uwiteka ni umunyembabazi, ni umunyebambe, atinda kurakara, afite kugira neza. Imana ihimbazwe. Tugiye kuvuga gato ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ni ukubwirana iby'imirimo y'Uwiteka yakoze. Kubwirana ni uruhererekane rw'ibintu. Asifiwe. Kugenda tubihererekanya bikazaba iby'imbaraga. Ntabwo ndi butinde, ariko Abisirayeli bamaze kwambuka Yorodani ngo bashinze ibuye, baravuga ngo n'igihe bizaba bidagishobotse kubivugana, bazajya bareba ibuye bamenye ko Imana ifite ubushobozi bwo gutandukanya Yorodani. Ngo bayatora muri Yorodani, bayashinga igiruga. Baravuga ngo basi abantu nibakena kubivuga bazajya babona ibimenyetso. Haleluya. Abigihe bazabwira bikindiye, ni ukubwirana iby'imirimo Uwiteka yakoze. Ndashaka kuvuga uyu mugabo uririmbye iyi ndirimbo. Baravuga ngo iyo Zaburi ni iya Dawidi, yayiririmbye yibutse ibintu, ndavuga nka 5. Murabizi ko hari byinshi sinabimara, ariko ndavuga nka 5. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Ayiririmbye yibutse icyambere. Sifite gahunda yo gutinda. Umuntu ufite apeti agire vuba. Utayifite bamushyiremo ibirungo bya worship team, bari kumushakira agasenda kugira ngo aryoherwe. Nizere ko mwafatiyeho. Haleluya. Icyambere kibaye kuri uyu mugabo, yibutse gukomera kwe, ashimira Imana mu bintu 5 bikurikira. Icyambere, atekereje uko Imana ishobora gukura umuntu mu ishyamba ikamudepasa vuba vuba. Yari arimo arwana n'intare n'idubu, arwanira udutama. Imana ikavuga ngo ubwo ushoboye kurwanira intama, naguha abantu banjye ukabanyoborera.
itimu de pasa niwe mugabo wabaye promoted vuba kuva mu bushumbu gahita ubiki umwana. Ariko mwumva kitonderwa gato, avuye mu ishyamba, sifa kwa Mungu, nta gikomere, yararwanye ku rwego adafite inkovu, amajanja y'idubu cyangwa y'intare, asohotsemo neza. Intambara z'Uwiteka urwana, uri kuzirwana ute? Uzasohokanamo ubuhamya utagira ijanja mu kazi ukora. Uyu mugabo ari kwibuka imirimo, ariko ari kuyibuka mu kazi Imana yamuhaye ko gucuruza, nta janja afite. Yarwanye intambara zifite iki? Ubuhamya. Haleluya. Dawidi aributse, yibutse Imana ishobora kurokora umuntu intare n'idubu mu ishyamba ikamugira umwana. Kabiri, kandi avuyemo neza, nta mwumva afite. Icya kabiri, yatekereje amaboko y'Uwiteka, areba ukuntu umuntu ashobora gutera mu izina agakubita Goliyati w'umu expert mu kurwana. Kubera iki? Intwara afite ayizi neza. Urangurikiye? Navuze ati Uwiteka yamaye kumenya kurasa inyoni no muhumetso n'ibuye. Sindi bujye gutwara ibitari ibyanjye ngo njye muri korani nazi kuririmba, ngo njye mu kidiyakoni nabishoboye, ni umuhumetso n'ibuye. Ndagenda nitwaje ibyo yamaye, sifa kwa Mungu, ariko ndagenda n'izina. Abandi bateye mu mazina y'ibyubahiro byabo, abandi batera mu gukomera kwayo batunze, abandi batera mu gukomera kwayo bize, ariko ngenda atera mu izina ry'Uwiteka. Imbaraga y'izina. Uzasome Dawidi niwe mugabo uzi gusenga agateranya Imana n'umwanzi we. Yaramubwira ati njyewe waneranye uducumu n'agacumu, ariko ngenda gutera mu izina ry'Uwiteka. Umva kanakurikijeho, Uwiteka Imana ya Isiraheli usuzuguye. Imana yumvishamo agasuzuguriro, avuga ati sinaguma mu ijuru, iyo dose irakomeye. Sinabigumana mu ijuru. N'ukuntu nkunda icyubahiro. Abantu b'abahanga mu gusenga, umuvuga nabi agahita guteranya, avuga ati yabivuze mvuye kurepeta. Sinjye ateye umurimo w'Imana nari mvuye gukora. Gahita dosi gahita iremera cyane. Mwige gahunda yo kuyiremeza, mubane n'Imana mukiranuka, mwige gahunda yo kugira ute? Kubigira birebire. Haleluya. Icya gatatu, yibutse imbaraga y'intsinzi. Mwibuke ko bene data, hari igihe urwana intambara z'Uwiteka, intsinzi ikaba ikibazo. Intsinzi ya Dawidi yamuteje ko Sawuli amuhagurukira. Ninde uri hasi, ninde uri hejuru? Ni Dawidi. Ninde uri hasi? Ni Goliyati, ni Sawuli. Kubera ko bavuze ngo Sawuli yishe agahumbi, Dawidi yishe iki? Intsinzi iramwirukanze. Yararaga mu nzu, none atangiye kurara he? Mu ishyamba. Imbaraga y'intsinzi. Ariko uyu mugabo akaba umuhanga, yari azi aho babika intsinzi, ngo abagore bamuririmbye. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Abagore bamuririmbye, yabaciye marayufuka, ariruka aravuga ngo sinabakira. Ajyana inkota yambuye Goliyati, ayibitsa bimereka, aravuga ati sinabivamo, aba bagore batumugwa. Imbaraga ya sikise. Uretse uyu mugabo bita Dawidi ushoboye kuyikontorora, abandi rabahananura bakagwa bacuritsaga. Ariko we baramuririmbye, arirukanka kugira ngo abirokoke.
kuko yishe Goliyati. Mwibuke ko ntiyarazi ko Sawuli arahita amuhiga, ariko kubera ko ahantu yayibitse hizewe, ayibikije umutambyi, ayibika mu ihema. Sifa kwa Mungu, haleluya. Sawuli amwirukansaho, agera yiruka ageze kwa Abimeleki, arababwira ati mudutaba hano nta nkota ihari. Aravuga ati hari inkota ikiri mu gitambaro, iyo wicishije Goliyati. Aravuga ati ntayibanye nk'iyo, iyo niyo yashobora kugica neza, kandi experience yo kuyikoresha ndayifite. Icyakane, Dawidi yari yibutse ukuntu Sawuli yamuhize ngo bituma ahungira i Gati. Mwibuke ko Goliyati yishe n'uwahe? Ko mutansubije? Ahungira i Gati kwa Kishi kubera ko arembejwe na Sawuli, ariko ahunga n'iki? Inkota. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 21 hari iyo nkuru ngo ageze kwa Kishi. Akishi n'abagaragu be baramubwira ati uyu niwe wishe Goliyati, turamenye uyu ni umwanzi w'Abisirayeli. Ngo Imana ihita imutiza ubusazi. Ati nkunda Imana irwanisha inkondo, ariko Imana igira imbaraga. Imana ntabwo yabuze imbaraga ikurwanishiriza, tegereza igihe. Kwa Hezekiya yakoresheje igihuha, navuga ati umwami wa Shuri ari kwidoga ngo yatsinze benshi, nzatuma igihuha gusa, genda uryamusinzire, nzohereza igihuha, abasirikare be bazi, uzabyuka mu gitondo usanga igihuha cyabishe. Igihuha kigira inkota. Haleluya. Ngo basubiranyemo kubera igihuha, uri burya agakubita uw'ibumoso ngo marayika bararamo, hapfa inzovu 8. Uzasoma inkuru za Hezekiya. Icya gatanu, haleluya, haleluya. Icya gatanu turaza kugihuza n'umusaraba. Ngo yibuke imbabazi, ku murongo w'8, ngo yibutse imbabazi z'Uwiteka. Reka mvuge gukomera kw'imbabazi z'Uwiteka. Dawidi yakoze ikosa rihekeranye, yakoze icyaha cyabyaye ikindi kigira n'umwuzukuru. Dawidi ngo icyambere yabaye hatakagombye kuba ari, abandi bagiye gutera intambara, Dawidi arasigara. Igihe cyose abandi bari kurepeta, ugasigara urakora ibyaha bihekeranye. Igihe abandi bari mu materaniro, ukajya gucuruza, urakora ibihekeranye. Dawidi akoze ikosa ryo kutajya ku rugamba, ahita akubitana n'umugore wogera hanze. Murumva ukuntu biza bihekerana? Ngo amaso yamwitegereza, aravuga ati ese abagore kubera yabaye hatakagombye kuba agize ute? Bimuteje ikibazo cyo kubona abagore bogera hanze, kandi bahoze bahogera, ariko kubera ko yabaga aho yagombaga kuba ari, ntiyari yarigeze kubitana n'abo bagome bateye batyo. Ariko kubera ko yabaye hatakagombye kuba ari, bitumye abona n'abagore bagira ute? Bogera hanze. Aravuga ati sura ni uwande, amenya ko ari uw'umugabo w'ingabo Uriya. Aramubwira ati mumutumeho kuko narayeyo ari gusibanganya ibimenyetso. Icya gatatu bimutera kwica. Bibyawe n'akantu kameze nk'agafuti kabaye katagize nk'icyo gatwaye. Hari igihe umukirisitu agira udufuti akajya yumva ntacyo dutwaye, tuzaheka ibintu bimeze nk'ibyo bya kabutindi. Ariko ngo Dawidi, katuvuge ku mbabazi z'Uwiteka. Gatanu yavuze ngo mwibukirize abantu imbabazi z'Uwiteka. Yanahatinze cyane. Haleluya. Ngo Imana iha Dawidi kubyara umwana kwa muka Uriya, ngo amaze kuvuka ngo ararwara. Imana yemera kwapfa kugira ngo uko asohotse mu nzu atazajya abona icyaha yakoze kimugaruka mu maso. Dawidi ngo arababara, ariko Imana kubera imbabazi zayo itera uwo mwana ngo bisobanura ngo
ibyo gusa niwe uzaba umwami, kugira ngo Imana itekure ibicumuro bya Dawidi. Imana ni inyembabazi. Ari nangarije abantu batarayizera muri iri teraniro ngo mbabwire ko Imana ari iki? Ari inyembabazi. N'ibyatukuye, n'ibyo gutingana, n'ibyo kwica, n'ibyo gukuramo inda, n'ibimeze nk'ibyo byose Imana irabibabarira, ikabisiba, bikibagirana, ukaba mushya. Dawidi abyibuke haravuga ati Uwiteka ndamuririmbira. Ibyo bintu rero kubiririmba bimariye iki Dawidi? Ndavuga utuntu nka dutatu tw'imbaraga zo kwibuka imirimo y'Uwiteka. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Dawidi ngibyo bintu byamuzaniye kwimuka abantu. Ntago munyumvise ngo byamuzaniye kuva muri karitsiye y'abantu. Ababona ibiciro byazamutse bakaganya, n'ababona ibiciro byazamutse bagasenga amatakira ngoyi. Dawidi nabatuyemo, atuye mu isi y'amashimwe kubera imbaraga. Haleluya. Atuye ukwe kubera kwibuka imirimo y'Uwiteka. Dawidi byamwimuye mu bantu, akajya abona gukomera k'Uwiteka gusa. Yafata ibiciro yabipima k'Uwiteka akabona birahendutse, akaryama akizigura. Buriya hari abagabo banangaje, abagabo 12 bagiye gutata. Muzi impamvu babiri bazana inkuru zo gukomeza Abisiraheli? Bafashe abanaki babapimye k'Uwiteka, bageze ku nyanja itukura basanga Uwiteka aracyari hejuru. Ariko abandi babipimaho. Niwipima ku kibazo uzapfa, kizagushegesha, kikumenagure, kanura amaso kandi kitagukozeho. Ariko nugipima k'Uwiteka wizeye, kizahinduka inzige. Zagera kibwira ati ubugari buratinda nzaguhekenya, na bene wanyu bakuruta narabatishe. Buriya imbwa iguteye mu rugo igasanga intumbi y'intare, kana we wavugana nayo yiruka ikibona intumbi y'intare, avuga ati umugabo washoboye intare ntawamenya. Haleluya. Ibi bintu rero kwibuka imirimo y'Uwiteka bigutuza ukwawe. Abandi bavuga ibiciro byazamutse, abandi bakavuga gusohoka ugawa mu nzu kagira abona wubatse etaje. Warimutse nuba mu bantu. Icya kabiri, kwibuka imirimo y'Uwiteka ikintu bimariye uyu mugabo nuko bikuza kwizera kubikora. Umuntu ufite ibibazo akajya yibuka aho yaciye, bikuza kwizera kwe, akajya abona yamutabaye cyagihe ifite amaboko nanone. Haleluya. Akongera akagira ute akayeze. Mfite gahunda yo kubareka mu Gatarama, mumbabarire cyane. Icya gatatu, bimutera bimurwanisha intambara, akajya zihagarara maze ibwira ngo ndagutsinda mu izina rya Yesu twabanye ejo. Impamvu Yorodani idakomeye nuko amaso yawe yabakibuka inyanja itukura, amaso yawe nibakibuka igitare mwagendanye. Haleluya. Intambara zose Dawidi ari gucamo ntizikomeye, kuko aherutse kwica Goliyati n'inkota yamwicishije akaba akigendana. Ubwo rero ibintu byose bicamo nk'ibidahari. Imana ihimbazwe. Icyitonderwa rero, ab'ikindi gihe n'ab'igihe bose bakwiriye kuvuga umurimo w'Uwiteka. Impamvu nuko arimo bavomamo kwizera Imana, niho bavoma icyubahiro cyayo, niho bakura imbabazi zayo, niho bakura urukundo rw'Imana. Niyo mpamvu bagomba kubihererekanya bakabyibukira. Imana ihimbazwe. Umurimo w'Uwiteka rero ni inshingano z'ab'iki gihe bakwiriye kuba bakora
nizihe? abacyagiye batubwiye iby'imirimo Imana yakoranye nabo. Iyo dusomye ibyanditswe byera tureba kwizera kwa Aburahamu, abantu bagakuza kwizera. Ab'icyo gihe barabitwandikiye, imbaraga zo kwizera zingana n'izo twabakuyeho. Imana ishimwe cyane. Iyo usenze ukajya wumva uracogoye, uhita usura Daniyeli hamwe ati wabikoze ute, akakwigisha. Ab'icyo gihe barabyanditse. Ndashaka kuvuga inshingano z'ab'iki gihe, ukuntu bakwiriye kuvuga umurimo w'Uwiteka. Haleluya. Umurimo w'Uwiteka twawumvise ugizwe n'ibintu bitatu. Icya mbere, haleluya, kugira ngo bibe byuzuye ukwiriye kubuza imbaraga z'Imana mu kurema. Simatinda tuwavuze dusenga mu kanya. Umuntu wese waremwe uriho, Imana yaremye ibintu byose mu buryo butangaje kugira ngo bimwereke ko Imana iriho. Sindajya kure, ndajya muri wowe. Systeme z'umwuka wawe zikora zite? Iz'amaraso uruganda ruyarungurura bimera bite? Kagasabo k'indurwe kabamo amabuye, ninde uyashyiramo? Mama wawe, papa wawe. Bikorwa bite? Wishyura ngahe? Kuba amenya adahinguka imbere y'akanwa, systeme yagumisha mu kanwa, uyishyura ngahe? Sindajya kure. Umuntu wese Imana yamuremye mu buryo butangaje, ku buryo byamwihishuriye, nuko abantu banze kuyimenya. Hagira umbwira nk'ahantu haba volume y'ijwi, bazanyongere. Hagira umbwira umurama w'umusatsi, abafite irende batugurize natwe duhinge. Abantu batizanye imbuto z'umusatsi, abantu barekeraho gusuka, hari n'abarokora. Ninde uzi uko bikorwa? Imana yarihishuye mu mbaraga zo kurema. Abantu mugendana umwuka mutaguze mukajya gusambana, bizabishyuza ibihare, bigakomeza ikawugutiza, uyirimo umwenda. Kagezaho kandi kurema kw'Imana yagiraga ngo yerekane icyubahiro cyayo no gukomera kwayo n'ubudahangarwa bwayo n'ubumana. Niyo mpamvu inyanja yena turi ikivu, inyanja ntifite uburenganzira bwo kurenga inkombe, kandi isi bizenguruka kuki amazi adacubangana ngo adusange mu nzu. Salomo yaravuze ngo ntiyarenga itegeko ry'umuremyi. Haleluya. Yaravuze ngo amazi baruboramo, ngo umurozi watinya umurozi yarenze itegeko ry'Uwiteka. Niba amazi yubahiriza itegeko ry'umuremyi agakomeza akaguma iwayo, n'ubutaka bukaguma kwayo, mukanya dubura babwije twiyize ari ku manwa bashyitsi, mukanya turagenda bwije, birimo birubaha vuba itegeko y'uwabitegetse. Yavuze ngo 12 kuri 12, ukwezi ujya uva nijoro, izuba ujya uva ku manwa. Ni icyubahiro cy'Uwiteka yerekanye ku muntu wese. Nageze i Kigali 2018, uriya mugabo Imana imumugisha wanzanye ino, nasange Nyabugogo na Nyabarongo byose biracyatemba. Niyo imvura itaguye biratemba. Mutubwira aho amazi ava. Uwakana kwiriho bidusobanurire impamvu utayizera. Oya bisobanure impamvu utayizera. Urareka babwira niba ari abantu muzakubitwa cyane, n'abantu Imana yaremye ikabaha ubwenge, mukajya mutekereza mwaza gusenga, mukaza mwatekereza kujya ku isoko akaba ariho mujya,
nimutane, ikagikontorora ubwenge bugakora mu gihe cyabwo, izabibishyuza nimutayize. Mumeze nk'ababihe mu murima amabanki menshi amadeni. Ko mwinjira mu buriri mwese mwakuyemo imyenda mukaryama, ukarota uri kwiruka cyangwa uri gusimbuka imigunguzi, ninde ukugarura mu isi? Bishatse ko wazimbuka uri kurota ugakuba ijosi ukanazaza, ubaye iki? Umwuka wera yaje. Uyu murimo rero wo gucungurwa, iyo wageze mu muntu, wabyara umwana agapfa, washaka umugabo ugapfakara, wagura inzu bakayisenya ku Gisozi, cyangwa aratavuga cyane, ukagenda wikoreye amaboko. Ibyo bitangaza biragajuka, wakivuga mu gitondo nimugoroba kikaba ibindi. Ariko umurimo w'umwuka wera mu mutima, umurimo wo gucungurwa, haleluya, ni igitangaza uvuga mu kwa mbere. Hari ukuntu umuntu arya akavuga igitangaza mu Rwanda, yakurira indege, icyo gitangaza kigahita kirangirana ni Kanombe, cyane cyane nk'igitangaza cy'ibiryo gishirira i Kanombe. N'umuntu ageze i Burayi, ibiryo nta muntu ushima Imana, biba biharaho. Ariko umurimo wo gucungurwa, haleluya, uvuga mu Rwanda ukagira sikise, wagera muri Amerika ukawuvuga, wagera i Burayi ukawuvuga, wakambuka inyanja ukawuvuga, wakurira indege ukawuvuga. Umurimo wo gucungurwa, igitangaza kidashira, kitabora, kidaterwa na karitsiye urimo. Hari umuntu ushobora gushima atuye hano ku Irebero, yubatse inzu y'icyumba kimwe na salo, yashima uri muri etaje akajya avuga ati ariko barabije, aracyabiharaye, ayibonye. Hari igihe uri mu bantu bafite za masters, warangiza segonderi washima ati nyagaza ni Mana we. Hari ibitangaza bicuya, ibitangaza biri gwarati, bijyana n'agasantre. Hari igitangaza umuntu yashimira brasserie wacu, yagera i Kigali kigahita gishira. Ndasoje, reka dusenge. Ingaruka avuga nka tubiri twonye bareke muriri, haleluya. Ndavuga ingaruka yo kutavuga, ingaruka zibaho iyo abantu batavuze uyu murimo w'Uwiteka w'ubutatu bene data baturirimbeye, haleluya. Icyambere kambivuge birakariye, izi ngaruka zirakomeye kuko ndi kubona ziri kutubaho. Dushobora kuba dufite ibintu tuterana tukavuga, ntituvuge umurimo w'Umwana. Izi ngaruka ndi kuzibona. Iya mbere ngo ni uko abantu babaho batazi Imana. Igitabo cya kabiri cya Samweli, ibice 2, murongo wa 12, ngo bene Eli, umva umurongo babavuzeho, baravuze ngo bari ibigoryi, ngo kandi ntibari bazi Uwiteka. Babaye abatambyi bate ari ibigoryi, ntibamenye Uwiteka. Ni abatambyi barya gusa, ni abantu binjiye muri korari gusa, bakaririmba gusa, ariko batazi Uwiteka. Ni abantu binjiye bitwa abakristo, ariko ntibamenye Uwiteka. Ko kutamumenya iyo bamuvuga ntaboneka, ko bigatuma abantu binjira ariko batamenya iki Uwiteka.
ntabwo nsobanuye ikigori icyo Bibiliya kivuze, ariko ngo ni abagabo b'indarikwa bashinja abandi ibinyoma. Kwa Naboti bari bariyo mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 21, no kwa Sitefano bari bahari. Murumva ko mu isezerano rishya n'irya kera baracyahara abagabo b'indarikwa bahimba inkuru bakazibara bakazibeshyera bagenzi babo. Icya kabiri ndasoje, iyo abantu batavuga umurimo w'Uwiteka ukubiye mu bintu bitatu twavuze, imirimo ye igajyanye no kurema. Kabiri, iyo batavuga ubuntu bw'Imana bwabakijije bukababohora imigozi, bukabakiza gusambana no kwiba, bukabarokora, bukabakiza kurimbuka n'urupfu rw'iteka, bituma abantu bagira ibibazo byo gukena kwizera. Abantu baba bakene mu byo kwizera kuko bavuze imirimo y'ibigaragara y'ibishira. Ubutunzi bwo kwizera Imana bugenda bushira, abavuka mu gakiza bakabaho.